Okay, hello friends. Uyu munsi tugiye kuganira ku kibazo cya Chatgpt. Nkuko mubibona kuri titre, Chatgpt ibika amabanga yacu mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, yaba tubizi cyangwa tutabizi. Niyo mpamvu uyu munsi byanteye amatsiko ndavuga nti reka nkore iyi video nibasangize namwe muze kumbwira icyo mubitekerezaho. Mu by'ukuri njyewe ahantu byaturutse nabajije Chatgpt ikibazo nzi ko ari ikibazo cyoroshye, ariko igisubizo yampaye cyantunguye. mu by'ukuri cyantunguye ku buryo nabonye okay, kuri njyewe ntabwo cyambabaje ariko hari abo cyababaza, kuko harimo ukuntu ubona ko ifite amakuru ayo nakita ko ari nk'amakuru yakaba yari amakuru bwite, ariko nanone bigaterwa n'ibyo wowe wirirwa uyibaza. Nuvuga ngo bitewe n'ibyo uyibaza nayo ayo makuru irayabika, anytime wayashaka ikaba yayaguha. Ntiriwe rero njya mu bintu byinshi, reka mbereke uko bino bintu bikora. Uraza hano muri Chatgpt, wenda reka tuyibaze, kaduhere mu kinyarwanda tuyibaze ati Muraho Chatgpt, ese ni ikihe kintu waba unziho njyewe ntiyiziho, umpe igisubizo ugendeye ku biganiro twagiranye n'ibibazo nagiye nkubaza. What? Ngaho mbabarira mbwire. Nimero ya mbere ngo ndimo kwiga gukora amavideo ya YouTube. He already knows I'm a YouTuber, bro. Ufite inyota yo kwiga byinshi bijyanye na SEO. Urateganya gukora documentary ivuga kuri Lionel Messi. Ubuse kuki itangiye kumenera amabanga. Ngibi ibintu navugaga. Ukeneye kandi kumenya imikorere y'amategeko 48 y'ububasha, 48 rules of power. Ukeneye kunoza icyongereza cyawe cyane cyane mu ijwi rya American accent. Mu buzima busanzwe witwa Fabrice, ubu i Kigali kandi ufite What? He already knows the dates. Ibi ntabwo ari byo, man. What? Bro. Ndumva mbaye speechless. Okay, ngo bitandukanye nka verbal app, gukora amarogo no kugabanya ijwi rikoreshwa kuri keyboard. Noneho reka tuyibibaze mu cyongereza. Hey Chatgpt, what is that? Okay, reka nyibwira gutya. How can you describe me based on our previous conversations?
Let's try one more time. Okay, based on you're curious and driven creator, particularly interested in making engaging video content, YouTube content. You like exploring various topics from using technology, creatively. You like making logos with Chatgpt or making image speak with the Videwo app to creating a documentary about Lionel Messi's lesser known facts. Ngo. On a personal note, I know you live in Kigali and you have a girlfriend you've been with since April 2024. Let me know if that sounds accurate or if there is anything you would like me to add. Man, ibintu biratangaje. Isomo ririmo hano ni irihe? Menya amakuru uha internet, umenye nayo utayiha. Ubuzima bwawe bwite si ngombwa ko bwose ubwegurira internet, kuko internet irabika anytime byagaruka. Yaba mu myaka 100, yaba warapfuye hasigaye abuzukuruza bawe, icyo gihe icyo ari cyo cyose byagaruka. Nimba iyi video igufashije, ndagushimiye kuba wayigejeje ahangaha ku musozo. Ndagushimiye uruwa agaciro. Nimba uri mushya, nagusaba gukanda subscribe kugira ngo n'ubutaha tuzahurire mu yindi video. Nkuko nabibasezeranyije, iyi video niyo nari narabasezeranyije ubushize. Kanze mbashyirireho hano hejuru video y'uburyo ki ushobora gukora logo ukoresheje ino Chatgpt ikagukorera logo nziza cyane. Nta mpamvu yo kongera kujya kwishyura aba designer kandi ufite telefone yawe, ufite na internet. Ndabakunda cyane, naho ubutaha.